Kaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezwaho nanjye umufasha Fabiola nkaba ndi kumwe na Pasi ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Aya makuru kandi ari kunyura live ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook na YouTube hose ni BTN TV Rwanda. Dutangira n'amakuru twabateguriye. Ubuyobozi bw'umurenge wa Muhima buravuga ko kuba uyu murenge ufite ibice bitandukanye birimo dobandi ndetse n'amazu aciriritse ari bimwe mu bituma abana benshi babura amahirwe yo kwiga. Ni mu gihe hari bamwe mu babyeyi bavuga ko ubuzima bwa Kigali kubufatanya n'ibikoresho byo kujyana n'abana ku ishuri ngo bikomeje kubagora. Byinshi kuri iyi nkuru nayo barushimuye bihoye Kikeve Christian agira amanota 30 kuri 30. Ntangira guhangayika ndavuga ariko se ku mwana aratsinze nubwo atsinze ariko nkabona nta bushobozi mfite bwo kuzamurihira muri ya shuri bari bamwohereje kujyamo. Bamwe mu babyeyi bavuga ko ubuzima bwa Kigali bujyana no kuba buri kintu cyose gisaba amafaranga bigorana kuba babonera umwana ibyangombwa by'ishuri binarimo kuba bajyana abana babo mu mashuri ya leta baba batsindiye nkuko aba bagari na BTN TV babitangaza. Amahirwe nari mfite nuko yari kujya muri 9 years. Nta handi ko kubushobozi bwanya ntago bwari kumubonera ibikoresho bimujyana mu ishuri bari bamujyanyemo. Je nta mahirwe nabibonaga kuko nta bushobozi mfite bwo kubasha kurihira umwana segonderi ngo murihire no muri university. Nukuri hano muri Kigali ubuzima bwaho burakomeye. Ugira gukodesha inzu, ibyo kurya biba biruhije, utahagurutse ngo ujye kubishaka ntiwabibona, noneho wakubitiraho amashuri y'abana bikaba ikindi kibazo. Bamwe mu bana nabo bemeza ko batsinze ibizamini bya leta bakanoherezwa mu mashuri atandukanye ariko ugasanga amikoro makeya y'ababyeyi babo ababujije amahirwe yo kugana mu mashuri baboherejwemo na leta, dore ko batangaza ko iwabo hari barumuna babo ndetse n'abasaza babo batiga. Ntago yari ameze neza amikoro yo mu rugo. Nyine nizeraga ko nzatsinda ariko nizeye nyine ko nzajya kwiga muri interina. Icyizere ntacyo nari mfite kuko nabonaga mu rugo nakabona n'ahantu nyine ubushobozi bwazava, nakavuga ati niyo natsinda nshobora kuzava mu ishuri bitewe n'ubushobozi kiga, ariko mvuga ati nshobora nyine kuba ari aya mashuri ya nyuma ngiye kwiga. Basaza banje babiri bakuru nango biga. Umwe nyine nari naritakarije icyizere kuko nabonaga mu ukuntu ameze nyine bitakunda ko njya kwiga mbayo. Ibi byose byagarutsweho ubwo abana 15 bo mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge bashyikirizwaga ibikoresho by'ishuri, ibikoresho by'isuku byongera kuri Minerval batangirwa n'umushinga wa Aririsi. Ni nyuma yo kuba bari batsinze ariko bakaza kubura amahirwe yo gukomereza amasomo yabo mu bigo boherejwemo, kugeza ubwo babonye uyu mufatanyabikorwa w'umurenge wa Muhima bashimiye ibyo bahurizaho n'ababyeyi babo. Nabyakiriye neza n'ubu nayobeye icyo navuga nanjye, ako nyine ndishimye cyane. Byaranejeje kuko ni nawo bari bandemeye ubundi buzima bwa kabiri kugira ngo nanjye nzabashe kugira ejo hazaza heza. Ntabwo ngo yarakoze kandi yarakoze kwitanga kandi Imana imwumugisha. Kumushimira nibyo gusa mfite gusa kuko numva nta kindi nge namukorera, musabira n'umugisha ku Mana kugira ngo Imana ikomeze umuhumigisha kuko imurinde imuha ubuzima kugira ngo dukomezanye muri iyi ntambwe. Nukuri tumwifurije ibyiza, tumwifurije amahirwe n'ubuzima bwiza, Imana izamukomeze. Umuyobozi w'ishuri ribanza rya Muhima avuga ko kuba umwana yakwiga ariko adafite ubushobozi binamugiraho ingaruka mu myigire ye, nubwo avuga ko ubuyobozi bw'igihugu bwiza bwakoze ibishoboka byose kugira ngo burememo abanyarwanda kwigira icyizere, kugeza ubwo umwana unaburara akora ikizamini cya leta akacyuzuza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhima Mukandori Grace atangaza ko uyu murenge wiganjemo abana bakomoka mu miryango ifite amikoro makeya, kubera impamvu yagarutseho agashimira umuryango wa Aririsi wafashije aba bana kugana inzira ibaganisha ku nzozi zabo, akanashishikariza abandi bikorera gufatanya n'ubuyobozi mu rwego rwo kugira ngo intego igihugu cyihaye zigerweho. Mwajyaga mwumva aho bitaga dobandi, na ahantu hahoze hari gereza ya 1930, usanga higanje abaturage benshi kandi ba mikoro make. Ikindi ni ka gace usanga hakigaragara amazu akodeshwa amafaranga make, bigatuma haza babantu koko ba mikoro make bakurikiye ya miturire iciriritse ni ya miryango n'ubundi iri ifite amikoro makeya. N'abandi twasaba abandi bafatanya bikorwa batandukanye nabo kugira iryo shyaka nabo kugira urwo rukundo kugira ngo dufatikanye kuzamurana
twese buri wese umwe afata ukuboko kumwe undi afata ukundi kuboko tuzamure ya miryango ya mikoro make noneho tuyigezaho nayo ubwayo dushobora kuvuga ngo aho mugeze namwe mwakomerezaho mugashobora kwifasha gufasha imiryango yanyu. Nkaba rero ngira ngo mbonero nsabe n'abandi kugira ngo baze dufatanye. Umuyobozi w'umuryango Aririsi Twishime Elvis avuga ko impamvu yahisemo gukora iki gikorwa ari urukundo rw'igihugu no gutanga umusanzu we mu gushyigikira gahunda za leta, akanagira uruhare mu ntego umukuru w'igihugu yihaye zo kugeza uburezi kuri bose, agatangaza ko ateganya kuzageza ku bana nibura 100 azafasha byose kugira ngo babashe kwiga, cyane cyane hibandwa ku bakomoka mu miryango ifite amikoro makeya. Abana dufasha turi gufasha ubu ngubu dufite umubare w'abana 15 turi gufasha, bose bari batsinze bajya babaha ibigo bya leta byo kwiga babamo. Ubwo twari dufite umubare w'abana 15, ariko ubwo nzagenda wenda mbona abandi batera nkunga se cyangwa se nanjye ubushobozi uko buzagenda bwiyongera, ndateganya kugira umubare byibuze w'abana 100. Aba bana bafashwa kubona minerivare ku mashuri bigaho, ibikoresho byose by'isuku ndetse n'iby'ishuri. Elvis agatangaza ko aba bana banafite amahirwe yo gukomereza amasomo yabo muri kaminuza zo hanze nibitsinda neza ibizamini bisoza amashuri yisumbuye. Ibarushimwe biwukike Christian, BTN TV, i Kigali.